zanjye Imana igiye gufungura insengero zose. Nubwo mubona hari insengero nkeya zifunguye, ariko Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo igiye gufungura insengero zose zari zifunzwe, ku buryo abantu bose bazongera bakagira umwidagaduro nk'uwahozeho kera. Izo nsengero zimaze gufunguka, babonye Imana ihamushumba Ndayizeye Isayi, itorero ryayo imushyira mu biganza ngo ariyobore arishumbe. Ndetse mbona marayika w'Imana araje amubangira ingata, aramubwira ngo ikorere iri torero, araryikorera. Mbona yinjiye mu nsengero zose, aho ageze yikorera iryo torero, abantu bakamwakirana ubwuzu, ubwo rusengero aba aruhagaze imbere rugahita rukingurwa. Bene data nshuti zanjye, Imana igiye gufungura insengero zose. Ibyo bintu ntibyabaho, izo ni inzozi zo kumva yuko ngo Imana ngo yavuze gutyo kunguko ibyo ni ugukorera content. Hello my beautiful people, nizere ko mumeze neza cyane, abantu bakomeje kudukurikira cyane by'umwihariko hano kuri plus 250, nizere ko mumeze neza cyane. Mbese ntangire mbasuza bari mu Rwanda, bari mu ntara ya gatandatu by'umwihariko diaspora, abumva ururimi rw'ikinyarwanda. Byaba byiza rero ukoze subscribe nimba ari bwo bwa mbere ufunguye iki kiganiro kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Uyu munsi rero nko mubisanzwe nko maze kutumenya hano kuri plus 250, muzi ko mubana nanjye umunsi ku wundi. By'umwihariko nk'umuntu ufunguye ikiganiro ari bwo bwa mbere, akaba ari bwo bwa mbere ambonye, natangira mwibwira kugira ngo nibura nakora subscribe ajya amenya umuntu uzayigira gute, azajya abana nawe umunsi ku wundi. Ni Valeri of course nko maze kumenyera, nitwa Valeri, ni njyewe ukunda kuba uri hano kuri plus 250. Nizere ko rero mumeze neza cyane, tuba tugomba gutangira dushima Imana muri rusange. Njyewe meze neza muri rusange, ndashima Imana, ntacyo nshinja Uwiteka. Burya umuntu yari muzima abagomba kugira gute, kenshi ngiye nkunda kubivuga aka kantu, iyo umuntu ari muzima abagomba kugira gute, abagomba gushima Imana. Buriya ubuzima bajya bakunda kuvuga yuko ubuzima ari cyo gishoro, ibindi byose ushobora kubibura, n'ibyo ubutunzi iki turashakisha cyane, ariko ubuzima iyo bufite ugomba no gusubizamo intege ku muntu wumva nyine yacitse intege, abona amikoro atari kuyabona ko we abyifuza. Ariko nimba ubona uri kugorwa no kubona amikoro mu buryo bwifuzamo, icya mbere ni ugutuza, ubundi ibindi ukabirekera Imana. Icya mbere ni ukugaragaza ubushake ko uzi gukora gusa, ibindi ntekereza ko bishobora kuza anytime cyangwa se igihe icyo ari cyo cyose byaza. Uwiteka yagize gute, aguhesheje umugisha ariko abinyujije mu byo ukora. Ntabwo ntiwakicara hamwe ngo urindire tegereze gusa. Biba byiza rero iyo ukoze, Imana ikagufashiriza mu mirimo urimo urakora. Rero tuba dutangira tugira dute turemana agatima gutyo kunguko of course hano kuri plus 250. Nizere ko rero mumeze neza. Uyu munsi rero naje kugira ngo mbeshyuze ibinyoma nagiye nkomeza kubona bavuga ngo amatorero agiye gufungurwa. Uyu munsi nicyo kintu nje kugira gute, nje kubabwira. By'umwihariko twabibonye hano kuri social media cyangwa se ku rubuga rwa YouTube, ibinyamakuru bimwe na bimwe byagiye bibagarukaho bavuga ati amatorero ngagiye kugira gute, agiye gufungurwa. Buriya iyo uvuze ngo amatorero agiye gufungurwa ukanayanoma ngo ADPR cyangwa se ngo muri Islam cyangwa se amatorero ariyo yose ngagiye kugira gute, ngo harama amatorero agiye gufungurwa asaga none kanano mu mubare ng'ibihumbi 3600. Ibihumbi birenga 3600 ngagiye gufunguka. Wowe gusa ari wowe wabyiyumvishijemo, burya uburi kwibeshya cyane. Buriya twebwe twemera yuko buriya n'amasengero urabizi iyo afunzwe, sibyo, hari amatangazo tubona ya RGB, sibyo, tukamenya neza yuko ko hari insengero zigiye gute zifunzwe cyangwa se zifunguwe, ariko binyuze mu itangazo rya RGB. Rero ibi ni ikinyoma cyambaye ubusa, ibi ni ukwiyumvira gusa ugatekereza ati ngo amasengero agiye kugira gute, agiye gufunguka, ariko kugira ngo ubeshye abanyarwanda tuze tugukurikiye. Buriya abanyarwanda tugira akageso cyangwa se tugira umuco utari mwiza wo kumva ibintu byiza ari byo gusa twahora tubwirwa, kandi burya tuba turi kugira dute, tuba turi kwibeshya. Ntabwo twahora dutegemeye yuko ibintu byiza ari byo twaguma twakira gusa. Rimwe na rimwe tuba tugomba kubwirwa ibintu bitandukanye nuko twebwe tubyiyumvisha, cyangwa se tukabwirwa ibiremereye. Mujye munyihanganira rero, buragenda umwe mu bantu bakunda kuvugisha ukuri, cyangwa se reka nkoresha iterime uko abantu bakunda kuvuga ngo kumena imiceri. Genda umuntu ukunda kuvuga ukuri cyane ku bintu bigaragara.
nta nkozi nzifata ngo nze nicara aha ngaha mbabwire ngo hari amatora agiye gufungwa kwa ngo gutyo uku nguku gutyo ukuntu kugira ngo nkurure amarangamutima yanyu nze kubona komantere ziza zivuga ati ngo Imana igiye gukora ibikomeye. Oya, kuriya ni ukwibeshya cyane, kwari ukuyobya abantu. Buriya leta niba yarashyizeho amategeko n'amabwiriza y'ibyo mugomba kugira gute kuza kugira ngo bafungure insengero zafunzwe, ni ukuvuga yuko ayo mategeko ntabwo yagiyeho gutyo gusa, ni uko ayo mategeko ajya kujyaho hari icyo batekerezaga kandi hari icyo bifuza ko ayo mategeko agira gute, hari ibyo yazana kugira ngo azane impinduka nibura mu gufungura amatorero. Nagiye mbivuga inshuro nyinshi, twagiye tubibona umuntu wese akagira gute, akaba yabyuka akagira gute, agahita afungura itorero, sibyo? Twagiye tubibona, ariko leta iza kubibona yuko amatorero agize gute, amaze kuba benshi, abantu bakomeje kugira gute, bakomeje kwibirwa muri ayo matorero, dukomeza kugenda tubibona. Muri uko mu kubibona gutyo uko nguko, leta iza kugira gute, iza gushiraho ikintu kimeze nk'amananiza kugira ngo igire insengero isenya zo mu kavuyo kugira ngo tubone ibintu bigize gute. Murabibona uyu mujyi wacu, usibye ko no kuvuga ngo mu mujyi wa Kigali no mu ntara ntabwo byemewe gufungura insengero gutyo bira mupangu, kwa kundi ubona mu mudugudu cyangwa se mu mudugudu harimo insengero zigeze kuri 5 zirenga, ni insengero nyinshi cyane. Buri muntu wese akaba afite urusengero rwe, nk'uko perezida wa repubulika yavuze ati hari abasenateri cyangwa abadepite usanga afite itorero mu gikari cye cy'aho atuye. Mutekereze icyo kintu rero. Impamvu ngende kuvuga ibi bintu ni uko leta iba yagize gute, iba yabonye yuko ibintu bikomeje kuba bibi, ahubwo abantu bakomeje kugira gute, kwibirwa muri ayo matorero, ikagira gute, igashyiraho umurongo nibura ikavuga ati umuntu uzuzuza nibura ibi bintu byose nibura tuzamuha amahirwe kugira gute, gukora itorero rye. Ariko iryo torero rikaza naryo rifite icyo rimariye rubanda, rimariye abaturage, si ugupfa gufungura gusa. Bagashiraho yuko nibura ugomba kuba ufite ikigo cy'amashuri cyangwa se ufite ivuriro, turabizi cyane, cyangwa se hoteli. Si ugupfa gufungura gusa ngo tuzasenga Imana gusa, ariko mu bijyanye n'ibikorwa remezo cyangwa se ibikorwa byubaka igihugu nta na kimwe dufite. Ubwo ntabwo twaba turi kugera dute, twaba turi gusenga mu buryo bunyuranye. Leta ikabirebera muri icyo kintu, igenda igira gute, ihanagura insengero zimwe na zimwe n'imisigiti n'ibiki, umva buri kintu cyose cyitwa yuko ahantu bateranira gusa basenga, ariko igenda ishyiraho uwo murongo. Ngewe rero ndi hano kugira ngo binyuze ayo makuru twagumye kugeza tubona, abantu benshi bagiye bakora izi content cyangwa se izi nkuru zo kugira ngo barememo abantu, kubaremamo ntuza icyizere cyo kumva yuko insengero zabo zigiye gufungwa. Ibyo bintu ntibyabaho, izo ni inzozi zo kumva yuko ngo Imana ngo yavuze gutyo kunguko. Ya, ibyo ni ugukora content. Nari ndyamye nijoro ngo njya kumva numva Uwiteka nkozeho ngo arabwira ati hari insengero zingana gutyo ukuntu zigiye kugira gute, zigiye gufunguka. Ibyo ni nari ngiye gukoresha ijambo ritari ryiza, ni ubugoryi, reka ndivuge. Ibyo ni ubugoryi, ni ukuryama gusa kugira ngo ukurure attention y'abantu, ubone komantere nziza, ubone abagushyigikira ngo imisigiti igiye gufunguka, ngo insengero ngo zigiye gufungura nk'iki. Ko ni ugukabya ngo abadivantiste ng'iki. Oya, muri iki gihugu nta bintu by'akavuyo bikibarizwamo, mbabare mbyite gutyo, nta kavuyo kakibarizwamo. Ibintu byose bigomba kugira gute, bigomba kugendera ku murongo. Ikintu kitari ku murongo ntabwo muri iki gihugu bakicyemera. Niba ushaka gufungura urusengero nawe babwiye icyo bisaba, niba uri ufite amafaranga ahagije, kuko twarabibonye, turabizi ukuntu za sound proof zigura, turabizi ukuntu ikibanza cyo muri Kigali kigura, no mu Rwanda turabizi ukuntu ibibanza bigura. Kandi nabwo si ugupfa kugura ikibanza ahantu hose bugiye kubakamo, kubera ko buri state cyangwa se buri mujyi ahantu hose haba hafite igishushanyo mbonera ugomba kugira gute, kugenderwaho. Si ukuvuga ngo uzabona ahantu hatuwe n'abantu ku gishushanyo ngo ujye kugira gute, kuhashinga urusengero. Twagiye tubivuga inshuro nyinshi Banyarwanda. Kora subscribe kugira ngo tujye tubaza, tubwizanye ukuri, cyangwa se tuvuge kubiri kuvugwa by'umwihariko muri gospel cyangwa se mu bivugwa muri gospel. Kora subscribe hano kuri +250 kugira ngo nawe ujye uze mu bantu cyangwa se uze mu muryango nibura wa +250, tujye tuganira ku bijyanye na gospel cyangwa se amakuru agenda avugwa by'umwihariko muri gospel. Nubwo dushobora kudevya nibura tukavuga ku nkuru zimwe na zimwe ziri trends, ariko gospel niyo priority yacu ya mbere hano. Abadukurikira murabizi,
rero mwari kumwe nanjye Valere nk'uko maze kumenyera, kora subscribe kugira tugiye tubana, murakoze cyane.